Tubaye ikaze mu makuru y'igitondo agezweho kuri YouTube channel yacu, tukaba tugiye kubagezaho amakuru ajyanye n'iyobokamana n'amaturo muri rusange. Uyu aragira ati ntabwo Imana ikeneye amafaranga n'ibyo tuyizanira. Ni ibyavuzwe na Padiri Kagimbura ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe. Aya makuru rero tubazaniye tukaba tugiye gukotinga ikinyamakuru Igihe cyanditswe, ikaba ari inkuru yanditswe na Nshimiyimana Jean Baptiste ku itariki 22 z'ukwa cyenda 2024 hari saa 4:49. Ikinyamakuru Igihe kikaba gitangiye kivuga kiti ko Imana idakenera amafaranga n'ibyo tuyizanira, ahubwo ukibaza impamvu babitwaka kandi ari abakozi b'Imana niba Imana itabikeneye. Abanyamadini n'amatorero banenze bamwe mu bavuga ubutumwa banyunyuza imitsi y'abaturage b'amadini n'amatorero binyuze mu kubaka amaturo ku mbaraga, kandi Imana ngo ntabwo ikeneye amafaranga cyangwa ibintu bifatika abantu batanga. Abasoma Bibiliya bazi ibyanditse mu ibaruwa ya kabiri ya Pawulo yandikiye Abatesaloniki umutwe wa 3 ku murongo wa 8 havuga ngo nta n'umwe twigeze dusaba umugati wadutunze, ahubwo ijoro n'amanywa mu mvune n'imiruho twarikoreraga ubwacu kugira ngo hatagira n'umwe muri twe tugora. Iyi nyigisho ya Pawulo ubanza idafasha benshi mu bavugabutumwa b'amadini anyuranye, kuko abo bigisha kenshi bizigamira akanya ko gusaba amaturo. Bumvisha abayoboke ko mu gihe ntacyo uhaye Imana nawe ntacyo uba ukwiye kuyisaba. Pasiteri mu itorero ry'inkuru nziza Munyemana Porote ubwo yari mu kiganiro kubaza bitera kumenya kuri wa 22 Nzeri 2024 yagaragaje ko abayoboke b'amadini n'amatorero bajya gusenga bashaka kuruhuka, ariko hari aho bisanga bikoreye imitwaro y'abashumba babayoboye. Yakomeje agira ati aba bantu baje imbere yacu ngo tububake, ntabwo baje twebwe kutwubaka, kuko twebwe uwaduhamagaye yaduhaye amaboko, dushobora gukora ibintu byose. Yahamije ko gutanga amaturo bitakabaye igitegeko cyangwa ngo bashyire iterabwoba ku bakristo, ahubwo ko umuntu akwiye gutanga amaturo mu gihe ashimira Imana ibyo yamukoreye, ariko akabikora abyibwirije. Yakomeje kandi agira ati ntabwo amaturo ari imbaraga, si ukubwira abantu ngo nimutayatanga murapfuye, ni ukwigisha umuntu ijambo ry'Imana no gukora, yamara kubona umusaruro w'ibyo yungutse akagira n'umugabane wo kuzana mu nzu y'Imana. Nta muntu waza mu nzu y'Imana ngo azane amaturo kandi ntayo yejeje. Ni nayo mpamvu abantu bajya bakora ubwo buryo bwo kwaka amaturo ku mbaraga baba bangisha abantu Imana, kandi abantu baba baje kuruhukira imbere yabo. Umunyamabanga mukuru wa Caritas Rwanda Padiri Oscar Kagimbura yagaragaje ko Imana itashyira abana bayo mu mugozi ngo bayiture, kuko idakeneye amafaranga cyangwa ibintu bifatika. Yakomeje agira ati ntabwo Imana ishobora gushyira mu kagozi abana bayo ngo baze kwiha amaturo, kuko n'ubundi ntabwo riza kwigeraho iryo turo. Ntabwo ikeneye ibintu, ntabwo ikeneye amafaranga, nta n'ubwo ikeneye ibyo twebwe tuyizanira. Yakomeza ahamya yuko bigisha gutanga ituro ari itegeko, ndetse Imana ireba nawe utaritanze ari abigisha b'inyoma. Ati harimo ikintu cyo kubeshya abantu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ituro ari ugushimira Imana kandi rikava mu byo yakoreye, akabona ko ari ibyo ashobora kuyishimiramo kubera ibyiza abonye mu buzima bwe. Ntabwo rero ituro ribereye kujya kwigura imbere y'Imana kugira ngo adapfa, kugira ngo imukorere iki n'iki. Ituro ni wa mutima uzi imbere y'Imana uyishimira kubera ibyiza yagufashije kugeraho.